numara kumenya ubusobanuro bwo kurota inzoka mu nzozi, uraza kumenya ibibi byinshi Imana yakurinze. Erega burya Imana iturinda ibibi byinshi tutazi, kandi mu nzozi turota hari icyo Imana iba ishaka kutwereka cyangwa se kuduhishurira nk'uko bamwe babyizera cyangwa se babivuga. None aha ngaha umenye ubusobanuro bwo kurota inzoka mu nzozi, icyo bishatse gusobanura ku buzima bwawe ni iki, ese ni ibiki Imana ibikwereka ko yakurinze. Kuri mwe mwese aho muherereye hose, inshuti zacu zidukurikirana ziri mu Rwanda, abari Burundi, abari mu gihugu cy'Ubugande, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese mukomeze kugubwa neza cyane kandi mukomeze kubona amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana. Nubwo abanzi babanga, bo ntago baba bifuza ko mwabona ibyiza, ariko Good TV Rwanda yo ihora ibifuriza ibyiza gusa, ndetse ibifuriza guhaha mukaronka kandi no guhorana amata ku ruhimbi mwamfuramwe. Inshuti zacu ziri Bulgaria, muri Korea y'Epfo, inshuti zacu ziri muri Ukraine, mu Burusiya, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese mukomeze kugubwa neza cyane. Kurota inzoka mu nzozi, icyo bisobanura. Menya ubusobanuro bwo kurota inzoka mu nzozi. Tugiye kurebera hamwe inzozi za mbere zerekeranye n'inzoka. Ese Imana ibishaka kukwereka iki? Niba warigeze kurota inzozi zirimo inzoka, Imana yakurinze iki? Menya ibyo Imana yakurinze. Ese niba inshuti yawe yarakubwiye ko yigeze kurota ibona inzoka nini cyane, ubundi karota ibona inzoka ntoya, ubundi akarota abona inzoka iri kumwirukankana, ese ibi bintu bishatse gusobanura iki? Niyo mpamvu Good TV Rwanda rwose ikurarikira gukurikirana iyi video ukayumva ukageza ku musozo wayo, kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Ikindi, iyi video rwose nyabona ukimara kuyumva, kuko ni nziza cyane, nayibateguriye neza cyane, ukimara kuyumva uyisangize inshuti zawe, kuko zikeneye kunguka, zikeneye kumenya ibyo Imana yazikoreye nyamara batari babizi, zikeneye kumenya ubusobanuro bw'inzozi barose ariko kandi zirimo inzoka. Kurota inzoka nini cyane, icyo bisobanura. Kurota ibona inzoka nini cyane ni ikimenyetso kikwereka yuko ukwiye kwitonda, kuko hari umuntu mu nshuti zawe uba ukuryarya ku rwego rwo hejuru, kandi aba atakwifuriza ibyiza, ahubwo ashaka kuguhemukira. Niba warigeze kurota rwose ubona inzoka nini, ni ikimenyetso cyakwerekaga ko hari umuntu ukwiye kwitondera mu bo wita inshuti zawe, uba ukuryarya ku rwego rwo hejuru, ndetse utakwifuriza ibyiza, ahubwo aba ashaka kuguhemukira, nyamara wari uzi ko ari inshuti yawe. Reka turebere hamwe kurota inzoka ntoya. Ese waba warigeze kurota inzoka nto cyangwa se akayoka gato nk'uko bamwe babivuga? Niba warigeze kurota inzoka nto, ni ikimenyetso cyakwerekaga ko ukwiriye kwitonda, cyangwa se ni ikimenyetso kikwereka ko ukwiriye kwitonda, kuko uba ushobora guhomba mu mushinga wawe, uba ushobora guhomba muri bizinesi zawe uri gukora mu buryo bugutunguye cyane rwose. Niyo mpamvu uba usabwa kwitonda. Niba hari n'abakozi ukoresha, nawe ubwawe niba unikoresha, ukitonda muri iyo bizinesi yawe, kuko uba ushobora guhomba mu buryo bugutunguye nawe ubwawe utari witeze cyangwa se utari witeguye. Ikindi nanone, niba warigeze kurota ubona inzoka ntoya, birashoboka ko nanone byakwerekaga yuko rwose ugira impuhwe nyinshi cyane, kandi muri izo mpuhwe ugira ndetse n'abo wazigiriye bashobora kuzifashisha izo mpuhwe babagiriye, bakaba bakuhemukira, bakakugirira nabi. Niyo mpamvu ubikwiriye kumenya abantu mubana ndetse n'uburyo mubanyemo, kuko hari igihe ubagirira neza bakazakora muri bya bindi wakoresheje ubagirira neza, noneho bakabiguhemukira. Dore ko Abanyarwanda baca umugani ngo uwiturwa ineza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Niba warigeze kurota ubona inzoka nto rero, ngubwo ubusobanuro
menya uko ukwiye kubana n'izo nshuti zawe cyangwa se n'abo wagiriye neza, kuko harimwo ushobora kugutungura agakoresha bimwe wakoze umugirira neza akaguhemukira ku rwego rwo hejuru ku buryo utazabyibagirwa. Dore ko abahanga bavuga ngo undinde inshuti naho abanzi bo ndabiyiziye. Uwo wita inshuti yawe niwe ukurangiza neza. Reka turebere hamwe inzozi zo kurota urumwa n'inzoka. Ese waba warigeze kurota ubona urumwa n'inzoka? Niba warigeze kurota ubona urumwa n'inzoka, none aha ngaha ngiye kuguha ubwo busobanuro. Nkwibutsa ko uri kumwe n'inshuti yanyu Yohana. Ni inshuti yanyu Yohana ihora ibifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana. Ikindi, niba utarakanda subscribe kuri no channel, nicyo gihe cyo kubikora, ndetse ukajya no muri comment ukaduha igitekerezo cyangwa se ukaduha inyunganizi ukurikije uko wumvise iyi video, ndetse yemwe haba hari cyo kongeramo nacyo tukacyongeramo, kuko tuba dukeneye ibitekerezo byanyu kugira ngo twagure uyu muyoboro, ukure uzamuke ugere hejuru, ku buryo nyine bigaragara yuko rwose ibiganiro bicaho bamwe babyishimira nubwo atari bose. Ndabizi neza yuko rwose abanzi bo nibo banga ibyiza, ariko ubundi inshuti zo zikunda ibyiza rwose. Ntiwabura no gusiga igitekerezo nubwo iyi video waba utayishimiye, ariko ndabizi neza yuko hari inshuti zacu zitwereka ko buri munsi kandi kenshi ibiganiro tubaha babyishimira. Burya nubwo yaba umwe, ariko aba ari inshuti nziza kandi inshuti y'inkoramutima, inshuti itari umufana. Niba warigeze rero kurota urumwa n'inzoka, dore ubusobanuro. Ni ikimenyetso kikwereka ko cyangwa se byerekana yuko umwe mu bantu bawe cyangwa se umwe mu nshuti zawe aba ari rwose kuguhiga, abashaka kukugirira nabi, abakuryarya ku buryo rwose ashaka kukurangiza nawe ubwawe utabimenye. Byerekana ko rwose umwe mu bantu bawe b'inkoramutima agambiriye kukugirira nabi bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, kuko anakeka yuko wowe utabasha kumumenya, kuko muri inshuti. Ni umuntu wawe, nawe uba uvuga ngo ni umuntu wanjye koko. Uba ugomba no kwitonda, uba ugomba kwitonda. Niba warigeze kurota ubona urumwa n'inzoka, bigaragaza ko umwe mu bantu bawe abakugirira ishyari ku rwego rwo hejuru, ahubwo agambiriye kukugirira nabi, dore ko aba anakeka yuko utamumenya. Reka turebere hamwe kurota wica inzoka. Ese waba warigeze kurota wica inzoka? None aha ngaha menya ubusobanuro bwabyo. Kurota wica inzoka bisobanuye ibintu byinshi kandi byiza cyane. Urumva bisobanura imbaraga, bisobanura gutsinda abanzi bawe, ndetse bisobanura no kugira ubwenge bubana n'abakuryarya. Ubu uri umunyabwenge cyane, ubasha guhangana ukamenya abakuryarya kandi ukamenya nuko mubana. Buriya hari abantu bagira ubwenge cyane ku rwego rwo hejuru, bashobora kumenya abanzi babakunda by'ukuri ndetse n'ababaryarya, kandi bakamenya kubana n'abantu bose amahoro, nk'uko Pawulo yavuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, ngo kuko utejejwe we atazabona Imana. Tayari iyo wamenye kubana n'abantu bose amahoro, wamenye kubana n'inshuti ndetse n'abitwa abanzi bawe, icyo gihe uba uri umunyabwenge, uba uri umuhanga cyane ku rwego rwo hejuru. Reka turebere hamwe kurota inzoka yapfuye. Ese kurota inzoka yapfuye bisobanura iki mu nzozi? Waba warigeze kurota ubona inzoka yapfuye? None aha ngaha ugiye kumenya ubusobanuro bwabyo. Ni ikimenyetso cyiza cyakwerekaga ko cyangwa se kikwereka ko wenda kubona ibyiza cyangwa se intsinzi mu byo wari uri guharanira, kandi ko uzishima rwose bihebuje bitangaje. Reka turebere hamwe kurota inzoka nyinshi. Ese waba warigeze kurota ubona inzoka nyinshi? None aha ngaha nabyo ugiye kumenya ubusobanuro. N'ubundi muracyari kumwe n'inshuti yanyu Yohana ihora ibifuriza amahoro ndetse n'imigisha, guhaha mukaronka no guhorana amata ku ruhimbi. Niba warigeze kurota ubona inzoka nyinshi, ngubu ubusobanuro bwabyo. Ni ikimenyetso cyakwerekaga ko cyangwa se kikwereka ko ukwiye kwitonda, kuko ushobora kuzahura
n'ibibi byinshi mu bihe biri imbere kandi bikazagukomerera ku rwego rwo hejuru. Niba warigeze kurota ubona inzoka nyinshi, ni ikimenyetso cyakwereka ko ukwiye kwitonda kuko ushobora kuzahura n'ibihe bizagukomerera cyane mu bihe biri imbere yawe. Yego, ubwo rero niba warose izo nzozi ubona inzoka nyinshi, menya uko witwara, menya uko ugenda, menya uburyo witonda muri gahunda zawe zose kugira ngo urusheho kuba umunyabwenge. Ikindi nanone ushobora kuba wararose ubona inzoka nyinshi, hari ubundi busobanuro bifite nanone, bishobora kuba nanone ari ikimenyetso kikwereka ko uzakorwaho namwe mu magambo yawe wivugiye ubwawe. Niyo mpamvu niba wararose izi nzozi usabwa kwitonda mu magambo uvuga, ugakaraga ururimi kabiri mbere y'uko uvuga, ugatekereza mbere y'uko uvuga, ukaba umunyabwenge, ukagira ubwenge nyine bwiza cyane bwashobora kukurokora, ukamenya ngo igikwiye kuvugwa ni iki, igidakwiye kuvugwa ni iki ngiki. Dore ko ngo nyirakarimi kabi ngo yatanze umurozi gupfa. Niyo mpamvu akarimi k'umuntu gashobora kumukiza cyangwa se kakamwicisha. Niyo mpamvu niba warigeze kurota nanone ubona inzoka nyinshi, birakwereka ko ushobora kuzakorwaho namwe mu magambo wivugiye ubwawe. Itonde rero mu byo uvuga niba warose izo nzozi, cyangwa se inshuti yawe ikaba yakubwiye ko yarose izo nzozi, itonde mu magambo ujya uvuga mu nshuti zawe muganira, ubitonde cyane kuko harimo izishobora kukugambanira zikoresheje ya magambo wavuze kandi wazitaga inshuti zawe, bityo ukaba wakwisanga mu maboko atari ayawe. Reka turebere hamwe kurota ubona inzoka ikwirukankana. Ese kurota ubona inzoka ikwirukankana bisobanura iki? Ngira ngo nawe uri kubyumva rwose, kurota ubona inzoka iri kukwirukankana si ikimenyetso cyiza. Hoya. Kurota ubona inzoka ikwirukankana rwose bikwereka yuko ufite abanzi benshi cyane kandi biteguye kukurwanya. Ufite abanzi benshi biteguye kukurwanya rwose, kandi barakuryarya bakwereka ko bagukunda, ariko kandi biteguye kukurwanya mu buryo nawe ubwawe buzagutungura. Niyo mpamvu niba wararose ubona inzoka ikwirukankana cyangwa se inzoka zikwirukankana, tayari itegure. Ni ikimenyetso kiguteguza, kikwereka yuko ufite abanzi benshi bari kukwirukankana, bari kuguhiga nyine, bahiga ubugingo bwawe, bari guhiga business zawe, bari guhiga ibikorwa byawe kugira ngo utazababanaho cyangwa se utazabaterana imbere. Niba wararose rero ubona inzoka zikwirukankana, ukwiriye guhita ufata ibihe byo gusenga. Ngira ngo narababwiye ngo inzozi zose zijye ziherekezwa n'isengesho. Usenga Imana rugira, Imana rurema, Imana y'imbaraga nyinshi, ibashe kukwirukanira cyangwa se kugutsindira imigambi y'ababi, kuko hari ijambo ry'Imana naryo dusoma muri Yobu mu bice byaho 5 umurongo wa 12, atubwira ngo Imana iyica imigambi y'incakura kugira ngo iburizemo amaboko yazo. Niba urose inzozi nk'izi rwose wakabyarawe, ukarota ubona inzoka ikwirukankana cyangwa se zikwirukankana ari nyinshi, menya ko ufite abanzi benshi cyane kandi biteguye kukurwanya rwose. Nawe usenga Imana rwose, uyisaba uburinzi bukomeye kugira ngo iguhe imbaraga zitsinda abanzi bawe kandi yo ikuneshereze. Dore ko ibiturwanya ni ibiremwa, ariko Imana iturwanirira n'umuremyi. Igihe wayisunze iragutabara ikagukiza ibiguhiga, dore ko yo na za mugiga zirimbura ijya izidukiza. Reka turebere hamwe inzozi za nyuma kuri iyi video. Kurota inzoka y'amabara menshi. Ese waba warigeze kurota ubona inzoka y'amabara menshi cyangwa se ifite amabara menshi? Nabyo bifite ubusobanuro, bikwereka yuko rwose abanzi bakwihishemo. Niba wararose ubona inzoka y'amabara menshi, ni ikimenyetso kikwereka yuko hari abanzi bakwihishemo, hari abo wita inshuti zawe bakwihishemo. Ni ukuvuga ngo abo wita inshuti zawe za bugufi nibo bakwihishemo. Ni ikimenyetso kikwereka ko ukwiye kwitonda, kuko hari abanzi bakwihishemo nawe ubwawe utazi. Hari abanzi baba bakwihishemo nawe ubwawe utazi.
inshuti zacu dukunda, tubishimiye cyangwa se tubashimiye ko mwakurikiranye iyi video kugeza ku musozo wayo. Niyo mpamvu nkwibutsa nyabona, niba utaraduha iyo nkunga ya subscribe nta kintu na kimwe guhombyaho, uramanuka gato hasi ukande ku ibara ritukura, ukande no kukazogera kugira ngo ibiganiro bijye bikugereraho ku gihe, ubundi winjire muri comment rwose uduhe igitekerezo, kuko twishimira ibitekerezo muduha. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane mwamfura mwe, muragahorana amata ku ruhimbi. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri Good TV Rwanda. Turabakunda cyane kandi tubifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana. Niba wararose inzozi zose izo arizo zose zerekeranye n'inzoka cyangwa se zirimo inzoka, ukwiriye gusenga cyane rwose, kuko Imana iri kukwereka byinshi yakurinze, iri kukwereka byinshi yenda kukurinda imbere yawe.